ndabashimiye mwese mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, mwe muri mu Rwanda namwe muri hanze yo mu Rwanda, ndavuga muri diaspora nyarwanda. Uyu munsi twagarukanye uyu mukobwa witwa Marina Deborah cyangwa se Ingabire Deborah. Uyu ni byinshi akunze kugenda avuga cyane ku bijyanye no gushaka umugabo. Niba uri umuntu ukurikira imbuga nkoranyambaga, sibwo bwa mbere wumvisha iki kintu. Ibyo gukunda ntabwo mbikunda, mba numva bifatira umwanya muremure kubera ko mu minsi ishize nageze gukundana. Nkundana n'umuntu igihe kirekire nk'imyaka 4, mbivamo nabi. Ngira experience mbi, byari bibishye, byari ibintu utamenya. Yaragukubita agasenga nuza? Oya. Ariko noneho byari bibi kurenza ibyo ngibyo. Yego. Habaye gukubitwa? Oya. Ntago habaye gukubitwa, nta mungu urankubita. Yakubwiye nabi? Ariko oya ntago tujya kuvuga ikintu cyabaye. Oya nyushobora ko experience nagize. Ariko habaye bisa amagambo ari hashine yandi uvuga ati amagambo arakomeretsa umutima. Ngambwira aho ngo naho byari bitaniye no kuba ngiye kuvuga icyo twapfuye. Aho guhenyura. I mean relationship nabayemo yambere nziza. Mu myaka inishize. Yego. Ntago nigeze numva ari ibintu bishishikaje kuryo nabisubiramo. Ubu tuvuga na traumatized. Iyo munambwiye kana nkunda ndavuga please. Ntago ibintu by'inkundo ntago ari ibintu byanjye. Iyo nkuru rero uri kuvuga hari abayihuza na Iva Music. Why? Ko nyine uri kuyivuga. Hari abavuga ko nyine ari ubwo buzima. Byagenze ute? Nyine uko uri kubivuga. Ubwo buzima nyine bw'imyaka 4. Hari abavuga ko nyine ari Iva Music mwabo banyemo. Oyasha. Nundi utari we. We nundi turi we, mumva nafite umukope mu kiragiye cyose. Ariko nafite umukope w'umwana mubi. Ariko ntago ari Iva Music. Ivarega n'umushuti wanjye. Ariko se ko kimukomeza kumunkingira. Ntago turi mu kugenda imana barize mu. Iva ntago ari umuhungu mubi. Iyo zo kuba twarakundanye cyangwa dukundana, je muranzi ndibiri hanze nari no kuzabwira ati. Ariko no wo mukope nawe twamenye. Umuhungu byo muramwirebe. Ubwo va ko rubi. Ntago ari fier yiwe. Mama ari fier yiwe nuko ntago yari afite imisho myiza. Ese Marina usona gutukuna umuntu utari fier yiwe mukamana imyaka 4. Yego. Iki kibazo mpa nkubaje manya n'umukobwa utwicya byumva. Kuko ari umukobwa ushobora kuba ari mu rukundo ariko atabwishimiye. Akomeza guhatiriza. Umva rero mbona. Uyu ni uwitwa Marina Deborah, aho yateruye n'akanwa ke akavuga ko urukundo cyangwa se ibintu byo gukundana atari ibintu bye. Ariko burya umunyarwanda waciye umugani ngo amaherezo y'inzira ni mu rugo ntabwo yabeshye. Ubu tuvugana yambaye impeta. Hari umuhungu w'umunyarwanda wamurebye areba ikimero ubwiza aravuga ati oya si ngombwa kuguma muri singo, amwambika impeta. Uwo nta wundi ni Iva Music. Ubwo yagiranaga ikiganiro n'uyu munyamakuru yamubajije niba iyo myaka 4 avuga amaze mu rukundo atari Iva Music, arabihakana. Ibyo yakoze nibyo buri mukobwa wese akora iyo umubajije ko umuntu bakundana mu gihe adashaka kumuvuga, avuga ko ari inshuti. Icyo bitaga ubushuti byarakuze bigeraho bambikana impeta. Burya abantu bambikanye impeta haba hari ibindi byinshi bigiye gukurikiraho ko kurushinga. Se Iva Music na Deborah Marina baba bagiye kurushinga. Reka tubihanga amaso. Ndagushishikariza gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo buri kiganiro tuzajya dushyiraho kijye kikugereraho ku gihe. Ndagushimiye wowe wakomeje kubana nanjye.